Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa 93 dusoma Bibiliya. Uyu munsi dukomeje gusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Uyu munsi turahera ku bice 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 22 iravuga ngo iby'ingoma ya Yosiya. Yosiya yimye amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yedida mwene Adaya w'i Bosikati, ariko we akora ibishimwa imbere y'Uwiteka, agendana ingeso nziza za sekuruza Dawidi zose, ntiyakebakeba. Asanisha inzu y'Imana babona igitabo cy'amateka. Kandi umwami Yosiya amaze imyaka 18 avutse, atuma umwanditsi we Shafani mwene Asariya mwene Meshulamu mu nzu y'Uwiteka ati, zamuka usange Hilukiya umutambyi mukuru, umubwire abari feza zizanwa mu nzu y'Uwiteka, iz'abarinzi b'urugi basonzoranije mu bantu, baziha abategeka umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, kugira ngo zihembwe abakozi bo muri iyo nzu y'Uwiteka, basane aho isenyutse, nk'ababaji n'abubatsi n'abubakisha amabuye, kandi izindi bazigura ibiti n'amabuye abajwe byo gusana inzu. Ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha, kuko bakoraga ari abiringiwe. Abasannyi babona igitabo cy'amategeko. Bukeye Hilukiya umutambyi mukuru abwira Shafani umwanditsi ati, ntoye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hilukiya aherako agiha Shafani umwanditsi, aragisoma. Hanyuma umwanditsi Shafani asubira ibwami, atekereza umwami uko byagenze ati, abagaragu bawe basutse mu masaho ifeza zabonetse mu nzu y'Uwiteka, baziha abakoresha imirimo yo mu nzu y'Uwiteka. Shafani umwanditsi arongera abwira umwami ati, kandi Hilukiya umutambyi ampaye igitabo. Nuko Shafani agisomera imbere y'umwami. Umwami amaze kumva amagambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko, ashishimura imyambaro ye. Umwami aherako ategeka Hilukiya umutambyi na Ahikamu mwene Shafani na Akibori mwene Mikaya na Shafati umwanditsi na Asaya umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka, njye n'aba bantu b'Abayuda bose, iby'amagambo yo muri iki gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka, kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi, ku bwa ba sogokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo, ntibakore ibyatwandikiwe byose. Nuko Hilukiya umutambyi na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya baragenda basanga umuhanuzikazi Hulida mukashalumu umuhungu wa Tiruva mwene Haruhasi umubitsi w'imyambaro, kandi uwo mugore yari atuye i Yerusalemu mu gihe cyaho cya kabiri. Bavugana nawe, arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, nimubwire uwo mugabo wabantumyeho muti, Uwiteka aravuze ngo, dore nzateza ibyago aha hantu n'abahatuye, nk'uko byanditswe mu magambo yo muri iki gitabo yose umwami w'Abayuda yasomye, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, bakandakarisha ibyo bakoresha amaboko yabo byose. Nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzimywe. Ariko umwami w'Abayuda wabatumye kumbaza, mumubwire muti, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuga ku magambo wumvise iti, kuko umutima wawe wari woroheje ubwo wumvaga ibyo navuze kuri aha hantu n'abaturage baho, ko hazahinduka umusaka n'ikivume, ukicisha bugufi imbere y'Uwiteka, ugashishimura imyambaro yawe, ukandirira imbere, nanjye ndakumvise, niko Uwiteka avuze. Nuko nzagusangisha ba sogokuruza, ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyago nzateza aha hantu. Baherako baraza babitekerereza umwami. Igice cya 23. Titire y'iki gice iravuga ngo Yosiya agarura abantu ku Mana, arwanya iby'ubupagani. Maze umwami atumira abakuru b'Abayuda n'ab'i Yerusalemu bose, bateranira aho ari, bageza aho umwami arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka.
hamwe n'abagabo b'Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bose, bajyana nawe n'abatambyi n'abahanuzi n'abantu bose, aboroheje n'abakomeye. Amagambo yose yo muri icyo gitabo cy'isezerano cyabonetse mu nzu y'Uwiteka arayabasomera barayumva. Maze umwami ahagarara iruhande rw'inkingi, asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka, akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye, abishyizeho umutima we wose n'ubugingo bwe bwose, kugira ngo asohoze amagambo y'iryo sezerano ryanditswe muri icyo gitabo. Maze abantu bose barahagarara bihamiriza iryo sezerano. Nuko umwami ategeka Hilukiya umutambyi mukuru n'abatambyi bari mu mwanya wa kabiri n'abarinzi b'inzugi gukura mu rusengero rw'Uwiteka ibintu byose byaremewe Bali na Ashera n'ingabo zose zo mu ijuru, abitwikira inyuma y'i Yerusalemu mu kabande k'i Kidironi, umuyonga wabyo awujyana i Beteli. Yirukana abatambyi b'ikigirwamana bashyizweho n'abami b'Abayuda kujya bosereza imibavu mu ngoro zo mu midugudu y'i Buyuda n'ahateganye n'i Yerusalemu hose. Agakuraho n'abandi boserezaga Bali imibavu, bakayosereza n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ingabo zo mu ijuru. Akura igishushanyo cya Ashera mu nzu y'Uwiteka, akijyana inyuma y'i Yerusalemu ku kagezi kitwa Kidironi, agitwikira kuri ako kagezi, aragisiribanga kiba umuyonga. Uwo muyonga wacyo aherako awusesa ku bituro by'abakene. Asenya amazu y'abatinganyi yari mu nzu y'Uwiteka, aho abagore baboheraga inyegamo zo gukingira igishushanyo cya Ashera. Akura abatambyi bose mu midugudu y'i Buyuda, yangiza ingoro aho abatambyi boserezaga imibavu, uhereye i Geba ukageza i Berisheba. Asenya ingoro zo mu marembo, imwe yari ku irembo ryo kwa Yosuwa igisonga cy'umurwa, iyindi yari ibumoso bw'irembo ry'uwo murwa. Abatambyi bo mu ngoro ntibarakazamuka ngo bajye ku cyotero cy'Uwiteka i Yerusalemu, ahubwo bajyaga basangira na bene wabo imitsima idasembuwe. Kandi yangiza itofeti hari mu gikombe cya bene Hinomu, ngo he kugira umuntu wese unyuriza Moleki umwana we w'umuhungu cyangwa w'umukobwa mu muriro. Akuraho amafarashi abami b'Abayuda bari baraterekereje izuba ahajya mu nzu y'Uwiteka iruhande rw'inzu ya Natanimeleki umunyanzu hahereranye n'urusengero. Atwika n'amagare yari yaraterekerejwe izuba, kandi ibicaniro byari hejuru y'inzu ya Ahazi yo hejuru, ibyo abami b'Abayuda bari barubatse n'ibyo Manase yari yarubatse mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka, nabyo umwami arabisenya. Amaze kubimenagura abikurayo, umukungugu wabyo awujugunya mu kagezi kitwa Kidironi. Kandi ingoro zari ziteganye n'i Yerusalemu zari iburyo bw'umusozi w'irimbukiro, izo Salomo umwami wa Isiraheli yubakiye Ashitoreti ikizira cya Abasidoni, na Kemoshi ikizira cy'Abamowabu, na Milikomu ikizira cy'Abamoni. Umwami arabyangiza, avunagura inkingi, atema ibishushanyo bya Ashera, kandi aho byabaga ahuzuza amagufa y'abantu. Yosiya asohoza ibyahanuwe ku ngoma ya Yerobowamu. Kandi igicaniro cy'i Beteli n'ingoro Yerobowamu mwene Nebati yubatse, ari we woheje Abisiraheli ngo bacumure, icyo gicaniro n'iyo ngoro arabisenya, atwika iyo ngoro, arabisiribanga biba umuyonga, atwika n'igishushanyo cya Ashera. Yosiya agikora ibyo, arakebuka abona ibituro byari ku musozi, yohereza abantu bataburura amagufa muri ibyo bituro, ayatwikira kuri icyo gicaniro, aracyangiza nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri wa muntu w'Imana yaravuze. Yosiya aravuga ati, kiriya gishushanyo ndeba ni rwibutso ki? Abanyarurembo baramusubiza bati, ni igituro cy'umuntu w'Imana waturutse i Buyuda, ahanurira ku gicaniro cy'i Beteli ibyo ukoze ibyo. Umwami aravuga ati, we nimumureke, ntihagire umuntu utaburura amagufa ye. Nuko amagufa ye barayareka, bareka n'ay'umuhanuzi wavuye i Samariya. Kandi amazu yose y'ingo zo mu midugudu y'i Samariya abami b'Abisiraheli bari barubatse barakaza Uwiteka, Yosiya ayakuraho, ayagenza uko yagenje
ay'i Beteli kose, yicira abatambyi bose mu ngoro zari zihari ku bicaniro byazo, abitwikiraho amagufa y'abantu, irangiye asubira i Yerusalemu. Baziririza Pasika. Hanyuma umwami ategeka abantu bose ati, nimuziririze Uwiteka Imana yanyu Pasika nk'uko byanditswe muri cya gitabo cy'isezerano. Ntabwo baherukaga kuziririza Pasika bihwanye n'ubwo, uhereye igihe abacamanza baciraga Abisiraheli imanza, kugeza ubwo haba no ku ngoma zose z'abami b'Abisiraheli n'iz'Abayuda. Pasika iyo yaziririjwe mu mwaka wa 18 w'umwami Yosiya, bayiziririza Uwiteka i Yerusalemu. Kandi abashitsi n'abapfumu na terafimu n'ibishushanyo bisengwa n'ibizira byose byabonetse mu Buyuda n'i Yerusalemu nabyo Yosiya abikuraho, kugira ngo asohoze amagambo y'amategeko yanditswe mu gitabo Hilukiya umutambyi yabonye mu nzu y'Uwiteka. Kandi nta mwami mu bamubanjirije wari uhwanye nawe, wahindukiriye Uwiteka n'umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'imbaraga ze zose, akurikije amategeko ya Mose yose. Ndetse no mu bamuherutse nta wahwanye nawe. Ariko rero Uwiteka ntiyahindukiye ngo areke uburakari bwe bugurumana yarakariye Abayuda, abahoye ibyo Manase yakoreye kumurakaza byose. Uwiteka aravuga ati, nzakura Abayuda imbere yanjye nk'uko nakuyeho Abisiraheli, kandi nzahakana Yerusalemu, iyo murwa nitoranirije n'inzu nari naravuzeho nti, nimo izina ryanjye rizaba. Ariko indi mirimo ya Yosiya n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ku ngoma ya Yosiya, Farawo Neko umwami wa Egiputa arazamuka atera umwami wa Ashuri ku ruzi Ufurate. Umwami Yosiya nawe atera Farawo, ariko Farawo amutsinda i Megido. Abagaragu be bakura intumbi ye i Megido, bayishyira mu igare ry'intambara, bamujyana i Yerusalemu, bamuhamba mu mva ye. Abantu bo mu gihugu bajyana Yowahazi mwene Yosiya, bamwimikisha amavuta, bamugira umwami, yima ingoma ya se. Yowahazi yimye amaze imyaka 23 avutse, amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Hamutali, umukobwa wa Yeremiya w'i Libuna. Akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo ba sekuruza bakoraga byose. Hanyuma Farawo Neko amubohera i Libuna mu gihugu cy'i Hamati, kugira ngo ategeka i Yerusalemu. Abo mu gihugu cy'Abayuda abaca ikiru cy'italanto z'ifeza 100 n'italanto imwe y'izahabu. Maze Farawo Neko yimika Eliyakimu mwene Yosiya asimbura se ku ngoma, ahindura izina rye amuhimba Yehoyakimu. Nuko avanayo Yowahazi amujyana muri Egiputa, agwayo. Maze Yehoyakimu aha Farawo izo feza n'izahabu, ariko ategeka abo mu gihugu cy'Abayuda ko aribo bazitanga nk'uko Farawo yategetse. Yaka umuntu wese wo mu gihugu ifeza z'izahabu uko yazibacaga, ngo abihe Farawo Neko. Yehoyakimu uwo yimye amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Zebida, umukobwa wa Pedaya w'i Ruma. Yakoze ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo basekuruza bakoze byose. Igice cya 24. Nebukadinezari atsinda i Yerusalemu. Ku ngoma ya Yehoyakimu, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arabatera. Yehoyakimu amuyoboka imyaka 3, ariko iyo myaka ishize aramuhinduka, aramugomera. Maze Uwiteka amuteza ibitero by'Abakaludaya n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza abateza i Buyuda ngo baharimbure, nk'uko Uwiteka yari yavugiye mu bagaragu be b'abahanuzi. Ni ukuri itegeko ry'Uwiteka niryo ryatumye ibyo biba ku Bayuda, kugira ngo abikure imbere, abahoye ibicumuro Manase yacumuye byose, n'amaraso y'abatacumuye yavushije, kuko yujuje i Yerusalemu amaraso y'abatacumuye. Uwiteka yanga kubimubabarira. Ariko indi mirimo ya Yehoyakimu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Yehoyakimu aratanga, asanga ba sekuruza
maze umuhungu we Yehoyakini yima ingoma ye. Ariko umwami wa Egiputa ntiyongera kuva mu gihugu cye, kuko umwami w'i Babuloni yahinduye ibihugu by'umwami wa Egiputa byose, uhereye ku kagezi ka Egiputa ukageza ku ruzi Efurate. Yehoyakini yimye amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Nehushita, umukobwa wa Elunatani w'i Yerusalemu, nawe akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo se yakoze byose. Icyo gihe abagaragu ba Nebukadinezari umwami w'i Babuloni barazamuka batera i Yerusalemu, bagota uwo murwa. Bukeye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arihagurukira ubwe atera uwo murwa, abagaragu be bakiwugose. Nuko Yehoyakini umwami w'Abayuda arasohoka yitanga kuri uwo mwami w'i Babuloni, we na nyina n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abatware be. Uwo mwami w'i Babuloni mu mwaka wa 8 ari ku ngoma nibwo yafashe Yehoyakini, asahura iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami, amenagura ibintu by'izahabu byo mu rusengero rw'Uwiteka byose Salomo umwami wa Isirayeli yaremye nk'uko Uwiteka yavuze. Ajyana ab'i Yerusalemu bose ari imbohe, hamwe n'ibikomangoma n'abanyambaraga bose n'ibintwari. Imbohe zose zari inzovu imwe, hamwe n'abanyabukorikori b'abahanga n'abacuzi. Nta wasigaye keretse abatindi hanyuma y'abandi bo muri icyo gihugu. Nuko ajyana Yehoyakini i Babuloni n'umugabekazi n'abagore b'umwami n'inkone ze n'abatware b'ibihugu, abakura i Yerusalemu abajyana i Babuloni ari imbohe. Kandi abantu bose b'abanyambaraga uko ari 7,000 n'abanyabukorikori b'abahanga n'abacuzi uko ari 1,000, bose bari abanyambaraga bazi iby'intambara. Abo ni bo umwami w'i Babuloni yajyanye i Babuloni ari imbohe. Nuko umwami yimika Mataniya se wabo wa Yehoyakini, ahindura izina rye amuhimba Sedekiya. Sedekiya uwo yimye amaze imyaka 21 avutse, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Hamutali, umukobwa wa Yeremiya w'i Libuna, nawe akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo Yehoyakimu yakoze byose. Uburakari bw'Uwiteka nibwo bwatumye Yerusalemu n'i Buyuda biba bityo, kugeza ubwo yabirukanye imbere ye. Hanyuma Sedekiya agomera umwami w'i Babuloni. Igice cya 25 ari nacyo cya nyuma muri iki gitabo cya kabiri cy'abami. Titire yacyo iravuga ngo Nebukadinezari yongera kugota i Yerusalemu arahatsinda. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya, mu kwezi kwa 10, ku munsi wa 10 muri uko kwezi, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yazanye ingabo ze zose atera i Yerusalemu arahagerereza, bubakaho ibihome impande zose. Nuko bagota uwo murwa kugeza mu mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Ku munsi wa 9 wo mu kwezi kwa 4, inzara yabaye nyinshi muri uwo murwa, abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Hanyuma Abakaludaya baca icyuho mu nkike y'umurwa, ingabo zo muri wo zose zirahunga iryo joro, zica mu nzira yo mu irembo ryo hagati y'inkike zihereranye n'umurima w'umwami. Kandi Abakaludaya bari bagose umurwa impande zose. Umwami nawe aca mu nzira ya Araba, maze ingabo z'Abakaludaya zikurikira umwami zimufatira mu kibaya cy'i Yeriko. Ingabo ze zose ziratatana ziramuhana. Nuko bafata umwami baramuzamura, bamushyira umwami w'i Babuloni i Ribula, bamucira urubanza. Abahungu be babamwicira imbere, nawe bamunogora amaso, bamubohesha iminyururu, bamujyana i Babuloni. Nuko mu kwezi kwa 5 ku munsi wa 7 wako, ari wo mwaka wa 19 ku ngoma y'umwami Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Nebukadinezari umutware w'abarinzi, umugaragu w'umwami w'i Babuloni, yaje i Yerusalemu. Agezeyo atwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami n'amazu yose y'i Yerusalemu arayatwika. Maze ingabo z'Abakaludaya zose zari kumwe n'umutware w'abarinzi zisenya inkike z'i Yerusalemu impande zose. Bukeye abantu bari basigaye mu murwa n'abari bakeje umwami w'i Babuloni na rubanda rusigaye, abo Nebukadinezari umutware w'abarinzi abajyana ari imbohe. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho b'abatindi hanyuma y'abandi kujya bicira inzabibu bagahinga. Kandi inkingi z'imiringa
zari mu nzu y'Uwiteka, n'ibitereko by'igikarabiro kidendeje cy'umuringa cyari mu nzu y'Uwiteka. Abakaludaya barabimenagura, bajyana imiringa yabyo i Babuloni, bajyana n'ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibifashi n'indosho n'ibintu by'imiringa bakoreshaga byose n'ibyotero n'ibyungu. Kandi uwo mutware w'abarinzi ajyana ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, za nkingi zombi na cya gikarabiro kidendeje n'ibitereko Salomo yakoreye gushyira mu nzu y'Uwiteka, imiringa yabyo byose ntiyagira akagero. Inkingi imwe uburebure bwayo bwari mikono 18, kandi umutwe wayo wacuzwe mu miringa, uburebure bwayo bwari mikono 3, hasobekeranijeho ibisa n'umushundura, hariho n'imbuto z'amakomamanga, byose byari imiringa. Kandi inkingi ya kabiri nayo yariho bene ibyo, hamwe n'ibisa n'urushundura. Abari basigaye i Yerusalemu bajyanwaho iminyago i Babuloni. Bukeye umutware w'abarinzi afata Serayi umutambyi mukuru na Zefaniya umutambyi wa kabiri n'abarinzi b'ibirembo 3, kandi muri uwo murwa ahafatira umutware w'ingabo n'abagabo 5 b'ibyegera by'umwami yasanze aho, n'umwanditsi w'umugaba w'ingabo wakoranyaga ingabo zo muri icyo gihugu, n'abagabo 60 bo muri rubanda yasanze mu murwa. Nuko Nebukadinezari umutware w'abarinzi arabajyana abashyira umwami w'i Babuloni i Ribula. Umwami w'i Babuloni abicira i Ribula mu gihugu cy'i Hamati. Uko niko Abayuda bajyanyweho iminyago bakurwa mu gihugu cyabo. Kandi abantu basigaye mu gihugu cy'i Buyuda abo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yaretse, abaha Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani kujya bategeka. Hanyuma abatware b'ingabo bose hamwe n'ingabo zabo bumvise ko umwami w'i Babuloni yahaye Gedaliya ubutware, baraza basanga Gedaliya i Misipa. Abo ni Ishimayeli mwene Netaniya na Yohanani mwene Kareya na Seraya mwene Tanihumeti w'Inetofa na Yazaniya umuhungu wa wa munyamaka hamwe n'ingabo zabo. Gedaliya abarahirana n'ingabo zabo ati, ntimutinye abagaragu b'Abakaludaya, mugume mu gihugu mukorere umwami w'i Babuloni, niho muzaba amahoro. Ariko mu kwezi kwa 7 Ishimayeli mwene Netaniya mwene Elishama w'igikomangoma araza azanye n'abantu 10, bica Gedaliya n'Abayuda n'Abakaludaya bari kumwe nawe i Misipa. Abantu bose aboroheje n'abakomeye n'abatware b'ingabo baherako barahaguruka bajya Egiputa kuko batinye Abakaludaya. Mu mwaka 57 Yehoyakini umwami w'Abayuda ari mu bunyage, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako, Evili Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Abayuda icyubahiro, amuvana mu nzu y'imbohe. Ubwo hari mu mwaka yimyemo, amubwira neza, yubahiriza intebe ye kuyirutisha iz'abandi bami bamubagaho i Babuloni. Amukura mu myambaro y'imbohe, amwambika imyiza, akajya asangira nawe iminsi ye yose yo kubaho kwe. Umwami yamuhaga ibimutunga igerero rya buri munsi iminsi yose yo kubaho kwe. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje igitabo cya 2 cy'Abami, tuzakomeza ejo dutangira igitabo cya mbere cy'ibyo